higura 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 nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacika. Ndabasuje inshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi. Ngiye kibagezaho ndi Amandine. Uyu munsi ni kuwa mbere, tuzaza kubabwira ibintu bitandukanye muzi ko tuganira ku buvanganzo, tukiga byinshi bitandukanye. Hari ibyo twagiye tuganiraho, ariko uyu munsi noneho tugiye kwigarukira ku migani. Ubushize twababwiye ku migani migufi cyangwa se imigani migenurano, turayisobanura. Tugiye tubana zimwe mu ngero zitandukanye zijyanye n'imigani migenurano, ariko ubu noneho tugiye kujya ku migani miremire. Imigani miremire ubundi akenshi na kenshi usanga ikunda gucibwa abana bato, kubona abantu bakuru bayicira abana bato, ariko ubu noneho ubusobanuro bwayo, imigani miremire ubundi n'ibitekerezo bigendeye ku butumwa butabayeho, ariko nanone bugamije kwigisha ibintu byinshi bavugamo ntabwo biba byarabayeho, gusa nanone babibara nk'ibyabayeho. Umuntu aba ari inkuru ukumva bivuga nk'ibintu byabayeho koko, ariko nanone aba harimo ibintu by'amakabya nkuru bitigeze bibaho, ariko nanone bivugwa bigamije kwigisha abantu muri rusange. Ariko ndagira ngo twigane noneho mutubwire, tuzi ko kera nkanjye nkiri umwana muto nageraga nyogokuru akicara nka nimugoroba akatwicaza ahantu ku musambi, tukicara tugaca umugani, akaducira umugani twese tukicara tugatega amatwi. Yamara kuducira umugani natwe twaba tugiye tumucira imigani. Ariko se noneho hano muri uru Rwanda hari ahantu bigikorwa? Hari ahantu abana bakicara n'abantu bakuru bakicara bagaca imigani bakaganira, cyane cyane ko burya muri iriya migani habaga harimo ibitekerezo bikomeye byatumaga umuntu hari umuco yumva, cyangwa se hari ikintu washyizemo akavuga ati iki kintu ngikoze bitewe n'uko wa muntu babuze muri wa mugani hamubaye ibintu bibi bitewe n'ibibi yakoze, nanjye sinabikora. Ugasanga ni inyigisho ituma abana bakura hari ikintu bumva ko cyabaye mu mugani. Natanga urugero nko ku mugani wa George Vanette. George Vanette umwana yagiye gukora ikintu akavuga ati ntazamera nka George. Kubera iki? Kubera ko uriya mugani wa George Vanette niba hari abantu bawuzi, harimo ubutumwa butandukanye bw'ibintu agiye akora bigaragaza ubwenge buke, niko navuga. Ugasanga nyine akoze ibintu bicuritseho kugira ngo abikore neza akabicurika. Noneho ugasanga umwana niba yumvise uwo mugani koko akumva ko umuntu ukora ibintu bitajyanye ari George Vanette. Ugasanga nanone umwana ukora ibyo bintu ubona bisa nkaho bitajyanye bamwita George. Kubera iki? Kubera uwo mugani aba yarumvise. Nibarizaga niba hari aho bikiba muze kumbwira, niba hari aho mukicara mugaca imigani, abana, abasaza n'abakecuru bakicara bakaganiriza abana, ababyeyi bakicara ku mugoroba. Cyane cyane ubundi ubungubu haje ubuzungu, abantu ntabwo bakicara ku mashyiga. Ubundi abana baricaga bagakikiza amashyiga mu gihe bagitegereje ko ibiryo bishya, bicara aho ngaho. Ugasanga umuntu mukuru wari utetse cyangwa se uri aho ngaho arakabacira imigani kugira ngo badasinzira batariye. Ariko ubu ngubu byaroroshye, haje amagaze n'iki, ntabwo umwana apfa kujya mu gikoni uko yiboneye. Nabonye byarakomeye, wa mugani usanga umwana agera n'imyaka 18 cyangwa 16 atazi guteka. Hari n'abakobwa b'inkumi nabonye agera muri iyo myaka ya 21 gutyo ikomeza, ugasanga nigeze menya guteka bitewe n'uko wenda yakuriye mu muryango umufashamo. Kuko nanone ntabwo ari byiza, nyaboneka burya umukobwa n'uwo kwiga ibintu kare, akamenya gukora imirimo, akamenya gukora ibintu bitandukanye. Nivugiraga ku migani, ariko aho ngaho nabo naganiraga, ariko nabyo ni byiza nanone burya mu muco wacu, kuko burya umwari aba ari umwari nyine, aba ari umutima w'urugo. Ibintu nk'ibyo byo mu rugo bagomba kumenya, agakura abizi, akazabyigisha n'abana bazamukomokaho. Ndetse n'abari we bagenda bavuka kare bamwigiraho. Hari abagira ibyago ugasanga aravutse yagize imyaka 16 cyangwa 15, umubyeyi waramubuze, ugasanga yahise afata inshingano z'uko ari buzigisha barumuna be. Uzabigisha ko tutarigeze ubimenya. Ni byiza guhora wiga burya umugani niyo ibintu waba utari bubikore, ariko nanone ukabyibuka ubizi. Niba waba ufite ababigukorera ariko ubizi, burya igihe badahari nawe wabyikorera. Rero mumbwire niba hari aho mu gice imigani, mumbwire. Muraza kumbwira imigani uyu munsi noneho, ntabwo ari ikibazo ndi bubaze, ni muraduha ibitekerezo byanyu, mutubwire, muducire umugani ku buryo natwe tuzawusoma hano abantu bakibuka ya migani bajyaga baca. Hari abari bayizi ubu banayibagiwe, ariko nanone
byajya biba byiza burya abantu bagiye bagaruka bakaganira ku mugoroba kugira ngo abana bahita bajya muri filime, ababyeyi bigire kuri touch za telefone nini nabonye zaje n'ikoranabuhanga ritandukanye, bakicara bagaca n'imigani kugira ngo bahuze urugwiro banaganire. Buriya birafasha cyane kandi nabonye ari na byiza. Ngewe byanyigishije ikinyabupfura, binyigisha ibintu byinshi bitewe n'uko muri iyo migani numvagamo ibintu bikomeye cyane, nubwo bwose habaga harimo amakabya nkuru n'ibintu babaramo inkuru bitabayeho, ariko burya n'ababihimbaga bari abahanga bitewe n'uko bahimbaga umugani bakurikije ikintu bagiye kugiraho inama abantu kidasanzwe, ukumva koko umuntu wese akora ubutumwa butandukanye. Reka mbashimire rero, uyu munsi nibyo na cyangwa tuganireho, dukomeza tunaganira muze kuduha ibitekerezo byanyu, ariko muducire n'imigani noneho muratwandikira n'undi kuri ya nimero yacu ni 0784 25 33 ushobora gukoresha WhatsApp cyangwa se ukandika ubutumwa bugufi. Yende Amandine, ibiganiro byacu birakomeje, mukomeze kugira ibihe byiza.